niba utazi yujya niba utazi yuva wa muntu we wa mukobwa we wa muhungu we ntabwo uzigera umenya iyo uri kugana. Ikindi kandi wa mubyeyi we niba aba bana bawe uyu munsi uri kubabera nk'aho udahari, bagufata nk'aho udahari, bagufata nk'aho wapfuye, kandi bajye bavuga burya ngo urukwavu rukuze ngo rwonka abana barwo. Abo bana urimo uratesa, abo bana urimo uririza imihanda, uzonka abandi, uziyonka. Waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo, nuko hari ibanga bakurushije utamenye, bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School. Reka nanjye nkwibira ibanga, gana ishuri ryacu Action Driving and Language School, ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe, tubafitiye impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF. N'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere umuryango 45C, cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 268. Amahoro nshuti z'umusaraba aho muri hose hatandukanye, ibihe byiza. Niba udukurikiye ahura n'injoro mwifuje kugubwa neza, n'unkurikiye kandi ahura ari ku manywa, komeza ugira ibihe byiza. Ndifuza ko Imana igendesha amahoro menshi mu mutima wawe aka kanya, ukumva ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Ni Mama Charlene official, ni urubuga rwiza turiho aho tuba dufite abatumirwa batandukanye tuganira ku ngingo zitandukanye, ku muguro, ku ijambo ry'Imana, ku buhamya ndetse na filime nziza ica kwino cano. Mwese mbahaye ikaze aho muri, ngushobora ko subscribe wagize neza cyane, utarayikora kandi kuzabona ibiganiro byagufasha kurushaho kumenya gusobanukirwa ibijyanye n'iyobokamana. Nitwa Ndamukunda Patrick, we witwa nde? Charlene Uwiragiye. Uwiragiye Charlene. Uwiragiye. Aha, umeze ute? Ndaho ndakomeye. Uraho ndabibona kuri aho ngaho. Umeze neza? Yego meze neza. So ubibona se meze neza. Okay, kuki ukunda kuvuga witonze cyane utushe? Ni kuremye ni kumeze cyangwa no kuri kamera? Okay, hari igihe ngiye nitonda nkacisha make nkavuga nitonze, n'igihe nyine saragurika. Okay. Ariko akenshi ngiye nkunda kuba ntuje. Abantu bakuze witonze cyageze usaragurika twumve, usaragurika ho gakeya turebe. Sinasaraguye kute kuko. Shaka ukuntu bigenze. Ntago nasaragurika ngo mbishoboye. Kereka iyo ndi mu rugo buriya. Iyo ndi mu rugo yenda nibwo mba nateye akavuyo. Nyine abantu benshi basiko ngo ndi umuntu uri seri, hari umuntu ugeze kunyandikira. Ubishize hanze ugutera akavuyo mu rugo. Oya rambye Shane nabuze ahantu nguhera, uritonda cyane ntujye uvuga ngata ko ngenda avuga pe. Nyine nukumbana kuri kamera ariko ubundi ndasabana. Afite ya kamera nyine hari undi we mba ndiwe. Okay. Ubwo Charlene arimo abantu babiri. Nako bose ntacyo batwaye. Uwo hanze ya kamera. Oya hanze ya kamera nyine nza ndi seriye. Sinyo ndi kuvuga ibintu byubaka ibintu bizima. Ariko iyo ndi mu rugo wenda hazamo na brage no kuvuga utuntu nyine dusekeje ukuntu. Yego, Charlene uri umukobwa ukijijwe, wavutse ubwa kabiri, yabanguye umuntu avutse aho ari cyaremwe gishya. Niko bimeze kubisetse? Navutse ubwa kabiri. Ajya kuvuga ubwa kabiri suko no waruzuye umwuka wera. Kuzura umwuka wera. Ese suko uzura umwuka. Urabatizwa ubundi sibyo? Urabatizwa ububatijwe mu Yego, ikomeze. Urabatizwa kuzura umwuka rukomeje kubikurikirana. Niba atakwigisha akigisha abandi. Ayo ndurfatana tworoshye. Uvuga ubwa kabiri se. Iyo urabatizwa sibyo? Okay, ubwo urabatizwa mu mazi bisanzwe, none ukazabatizwa no mu mwuka wera. Kwa kundi wuzuye umwuka wera ndahawe n'izindi impano. Hari n'igihe n'umuntu abatizwa atari wabatizwa mu mazi. Ibyo birashoboka. Yego. Iyo batijwe mu mwuka wera. Abantu rero bakuzi ku muguro nyinshi, ku namutanga ibiga amagambo y'ubwenge kandi ukiri muto utanga afasha urubyiruko cyane cyane ndetse n'ababyeyi n'abandi muri rusange ukagutangarira.
abandi ngo umunsi tuzane no mu buzima bw'umwuka kuko ndakwibanda mu buzima bwo hanze n'ubu twatangiriye hariya cyane nkubaza ibyo bibazo hari icyo nshaka ko tuganiraho kugira ngo twibaze udusobanurire ku nyungu cyangwa impinduka zizanwa n'urubyiruko rukeshejwe mwaye nk'umukobwa Charlene ukishijwe wavutse bwa kabiri wumva ari impact cyangwa impinduka wazana mu sosiyete y'abantu ushingiye ku gakiza. Uzi buriya haba umuntu ashobora kugira ubwenge, umuntu ashobora kugira amafaranga, umuntu ashobora kugira igikundiro n'igitinyiro n'icyubahiro cyinshi, ariko ibyo byose burya bigira umumaro cyane iyo wongeyeho ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwo kubaha Imana. Byo nawe wakibeshya ko ufite ayo mafaranga, uyu munsi amafaranga hari ibyo atagukorera, icyo cyubahiro ufite hari aho kitagukiza, kuko ntabwo urupfu rwagusatira ngo rubwire ngo ndi umukire, ntabwo urupfu warusatira ngo rubwire ngo ndi umumiliyoneri mfite amamiliyari, ntabwo ibyo ngibyo wabibwira urupfu. Hari ibintu rero tugira mu buzima cyangwa duhura nabyo mu buzima, ba bantu turi bo, ya titire dufite, bwa butunzi dufite, ntibibe byagira icyo bidufasha, haba hakenewe imbaraga z'Imana. Rero impact nshobora kugira nk'umwana w'umukristo ushobora kugira haba muri society mu buryo bwa muri politike se, mu buryo buri social na economic, ushobora kuba uri nko mu kigali cy'abantu benshi cyangwa kamvuge mu itsinda ry'abantu benshi muri nk'abantu 10, urumva twese tuba nko mu bigo by'amashuri tuba twaraturutse ahantu hagiye hatandukanye, dufite imico itandukanye, twakuze bitandukanye, twizeye ibintu bimwe bigiye bitandukanye. Icyo gihe njye nshobora kuba wenda ndasenga, kamvuge ngo ndasenga wenda nirinda no gukora ikintu cyose cyarakaza Imana, sibyo, nyengerageza uko narinda umwambaro wanjye. Icyo gihe bitewe n'imico mfite, uko ngaragara, uko mvuga, n'uwundi we n'uburyo ngaragara imbere ya bagenzi banjye, icyo gihe mugenzi wanjye umwe wenda niba ari umukobwa cyangwa se ari umuhungu ukunda wenda urumogi, unywa itabi n'ibindi byinshi, wiba nyine ukora ibintu byinshi bitari byiza, ashobora kubona uko undi akanyiyumvamo, noneho ya za ngeso zanjye namweretse, wa muntu undi we utandukanye nawe kwa kundi namwiyeretse, ibyo abona ntakora bikaba nawe byamuhindura, kimwe n'uko nawe ashaka kuguhindura ugahinduka nkawe. Ariko icyo gihe bitewe n'uko namwereye imbuto bishaka kumuhindura. Iyo mico tugaragaza muri sosiyete na bagenzi bacu ishobora kubagiraho ingaruka, ikabahindura igihe wowe bataguhinduye, wowe ushobora kubahindura. Niba numvishe neza bavuga yuko iyo umukobwa cyangwa umusore akijijwe urubyiruko, imico ye izana impinduka mu sosiyete. Kuri wowe Charlene, imico y'umukobwa ukijijwe tekereza ko ari iyihe? Imico y'umukobwa ukijijwe, imico kubisetse imico y'umukobwa ukijijwe mbese atandukane n'undi mukobwa udakijijwe, muri magambo imico ye ni iyihe? Cyangwa kankubwire wenda umukobwa udakijijwe hari ibintu akora n'ibyo ukijijwe atakora, sibyo? Hari abakobwa bakura abahungu pe, sibyo? bakura nyine babakura amafaranga, sibyumva gukura nyine byo indi bavuga gukura. Bavuga gukura yago kavuga karangiza, bavuga gukura kubakura amafaranga. Reka mbwire nyine nk'urugero, hari abakobwa batunzwe no gusaba, sibyo, barya nyine ari ukurya utw'abahungu gusa, baba bameze nk'imungu kwa kundi cyangwa se nk'inyenzira, ko inyenzi zigenda zimunga ubutunzi, ari ukumunga uwo muntu gusa ariko nta kintu yamufasha, sibyo? Nkayo nk'umukobwa ukijijwe kameme ntago ibyo bintu wabikora, ahubwo uwo muntu wamufasha gutera imbere, bwa butunzi afite bukiyongera. Ariko sibyo ko iyo mvuze ubwo gukizwa, njye bundi uzi icyo gukizwa ndi kubyumva, sibyo? Gukizwa ni igihe umutima wanjye numva weze nkora icyiza, mbese nshimwa n'Imana n'abantu bakanshima, kuko nshobora kuba ngaragara nk'ukijijwe gutya abantu bambona ko nkijijwe, ariko njyewe imbere pe ntakijijwe, n'Imana itambara nk'umuntu ukijijwe. Rero ikindi kandi umukobwa ukijijwe hari imico atagira, imico Mana yanjye mbega ikibazo cyinshi. Umukobwa ukijijwe, kanguyengeresha ibisubizo bitatu. Umukobwa ukijijwe n'umukobwa udakijijwe,
wenda reka mvuge mu myambarire buri muntu wese yambara uko abishatse ariko imyambarire hari ahantu itandukanira ko sinajya mu nzira nambaye ibintu byose biri hanze n'amabere ibintu byose biri hanze aho ngaho wenda urumva iryo ngiryo n'itandukaniro ariko nyine nagiye kwinjira mu bintu by'imico cyane cya mbere cyo nuko ndi umuntu niba mpuye na mugenzi wanjye mufashe mugirire neza sibyo mukirizwe niba ageze mu kibazo mpabe kubwe nimba yagize ibyago mpabe kubwe ariko icyo gihe udakijijwe ntabwo ibyo bintu wabikora icyo niko mbyumva yego urakoze cyane Charlene turimo turaganira ku bijyandanye n'indangagaciro z'umukobwa ukijijwe umusore ukijijwe urubyiruko twibaza ngo impinduka zizanwa n'urubyiruko rukijijwe ese ubona urubyiruko rukijijwe rufite umusanzu ki mu kubaka igihugu urubyiruko rukijijwe uzi hari abantu baba bakijijwe ariko atari ukuvuga ngo ni umukristo byimbitse ahubwo yumvira idini cyane nimba pasiteri wenda pasiteri akajya ahera akamubwira ati wa mukobwa ukwiye kumvira abantu ukwiye kumvira abakuru ukwiye kubaha amategeko ya leta ndetse n'ibikorwa bimwe bya leta wa muntu kuko byamugiyemo yabigize nk'umuco nyine ko ibintu byose bamutegetse akwiye kubikora ibintu byose akwiye kubyubahiriza nimba kuko hari abantu baba bimeze gutyo atinya ikintu bita gusuzugura niba ikimubwiye ari icyo ngicyo ahita akora rero urubyiruko rukijijwe umusanzu rutanga ku gihugu nimwishirega no gusengera igihugu nabyo bigira akamaro n'ahatagenda agatanga amafaranga nabyo bigira umumaro akagenda agasengera igihugu gasabira igihugu n'abagituye ndetse n'abayobozi bacyo ikindi kandi hari igihe kubera hari abantu batinyuka akabasha kuvugira mu ruhame nimba ari uko akagenda akigisha bagenzi biwe akaba yakigisha bagenzi biwe akagenda akaba yabashyira hamwe akabigisha ati ibi bintu ni byiza ibi ni bibi mubireke icyo gihe niba ngewe nkijijwe nkagenda nkigisha bagenzi banjye ari nka 30 havuyemo 15 bagahinduka abantu bazima nimba banywaga urumogi bibaga bakoraga n'ibindi bibi icyo gihe bahindutse aba ari umusanzu ukomeye cyane niba pasiteri anyigisha kubahiriza amategeko ya leta n'ibindi umuganda iyo ugeze ngomba kujya mu muganda nimba ari amafaranga y'ibishingwe nkayatanga niba ari amafaranga y'umutekano nkayatanga ahari gukenerwa imbaraga nyine zanjye kugira zubaka igihugu nkabikora nimba ari umukecuru bagiye gusanira simfite amafaranga ariko nagiye mfata itafari nterekaho ibyo bari umusanzu ukomeye cyane ikiganiro gukora wavuze kuri perezida w'igihugu Paul Kagame uvugana na madamu uvuga ko ari icyo uramutse wabonye wababaza wababwira uyu munsi ubonye amahirwe yo kuba uri muri sare cyangwa muri stade hateraniye abanyamadini abayobora amadini yose mu Rwanda ugafata ijambo wababwira iki ikintu cya mbere nasaba abanyamadini nababwira ngo abave ubareke ubuyobe benshi barimo ubwo buyobe ndi kuvuga hari ukuntu hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati umva reka nkubwiye Charles ugendana n'abayisilamu pe ugenda reba nyine ko narigaga nsenga muri protesta ku ishuri nkangando ugendana n'abayisilamu kandi wowe uri umuprotesta si ubwo urumva ibyo bintu koko ari ugukizwa si ubwo wagiye nuko yari kwivugisha si ubwo wagiye ukizwa koko ukagenda koko n'umusilamu ukagenda ugasuhuza umusilamu mukicara mugahuza urugwiro uri umuprotesta cyakora uzakizwe naramurebye ndamubwira ati cyakora wa mukobwa urinjije hanyuma y'izindi njiji zose ni nahura nazo arumva ko niba ndi umukristo nta nkwiye kwicara n'umuyisilamu sinkwiye kwicara n'umukatolike nyine ngo umare nabo mu idini yanjye akambwira ati abisilamu basenga ngo Muhammad abisilamu ngo basenga bunamye bakubita agahanga hasi ikintu nabanza kubwira ubwo n'urugero nari nguhaye ikintu nabanza kubwira abanyamadini baba bateraniyeho bose nababwira ati mubanze muve mu buyobe niba ndi umuyisilamu ngomba kubaha umuadeperi niba ndi umuadeperi nubaho umukatolike nubaho umudive nubahe umuyehova kuko kuva havuyeho ko ari amadini twese duhuriye mu gihugu kimwe
kandi ntabwo bigeze bafata igihugu, ntabwo bigeze bafata idini rimwe ngo barishinge igihugu, ngo babibwire ngo mwadini imwe wenda ADPR nimwe mukwiye kwishyura ibishingwe, nimwe mwenyine muzamwishyura umutekano. Oya, igihugu twese tugihuriyemo, tukwiye kugikorera. Umuntu rero bafite ubuyobe akumva ko niba ndi umu ADPR sinkwiye kuvugana no mu Islamu. Ese ubundi hari abaniraga baba ari ninjiji cyane, nabo bavuga ibintu bibwiye ko ari abasirimu ahubwo ari injiji cyane, ari barubebe baraharinjije. Ukambwira ngo Umu-Islamu asenga ngo akubise agahanga hasi ngo asenga Allah, hari ugeze kumbwira ngo isenga ngo ugendana n'abantu basenga karuka indimi ziba zitandukanye ko nabo basenga Imana, twese dusenga Imana imwe. Icyo kintu rero cy'amadini, kwirirwa abantu bamarana ngo kubera amadini, twese dushyire hamwe dufatikanye, igihugu tugihuriyemo hamwe, kuko niba batari umutekano se Umu-Islamu azasenga ute? Umu-ADPR niba batari umutekano azasenga ute? Umudiva azasenga gute? Bikeneye ko igihugu kiba gifite umutekano, igihugu gisa neza, kujya twese twisanzure. Iyo ukunda kuvuga cyane wisanisha n'igihugu, byumvikana ko ukunda igihugu cyane. Igihugu cyane ndagikunda. Uragikunda? Kandi igihugu sasa abantu barimo. Ukunda u Rwanda birumvikana cyane rwose. Mbwira ibintu bitatu bituma ukunda u Rwanda. Cyambere gituma nkunda u Rwanda, abagituyemo bajijutse kandi bazi gukorera hamwe. Ikindi gituma nkunda u Rwanda ni amahoro arimo, ubufatanye n'ubwuzuzanye burimo, kandi nkongera gukunda igihugu tewe n'abayobozi bakiyoboye. Ibyo bintu bitatu. Waramaze kumbwira igendanye n'abanyamadini, uramutse ugeze muri bakuri kumwe nabo bahawe ijambo icyo wababwira, ese uramutse bafiteho ububasha ugomba kuvuga ikintu bakagikora ako kanya, ni cyo kintu wahita uhindura cyakubwiye ngo uyayobore mu Rwanda aka kanya? Nyobora amadini. Ni cyo kintu wahita ubona kitameze neza wahita uvanaho kubw'itegeko? Cyo nakuraho nahita ndema. Icyo kibazo ko gikomeyera, ikintu nahita nkora ubwo ni igiki? Okozi ikintu nakora hano we, iki kibazo twagisimutse nkaza kukigusubiza nyuma. Yego. Aha, uraza kuba ugitekereza uradusubiza mu kanya. Abadukurikira agiye ngo uruzoge kukigarukaho dusoza. Rero reka tugaruke ku iki kintu, rwa ruhare rw'urubyiruko, impinduka mu gihugu, impinduka mu itorero. Ndajyana no tugaruke ku iki kintu. Kuri wowe igitabo muri Bibiliya ukunda ni ikihe? Igitabo nkunda muri Bibiliya, Bibiliya ifite ibitabo 36. Tuvuze ko turi mu bintu bya iyobokamana cyane. Ifite mu bitabo 36, harimo ibitabo by'isano rya kera, harimo irishya, harimo inzandiko za Pawulo, harimo itangiriro n'izindi bitabo bya Mose. Kuri wewe nk'umukobwa ubana n'umumama wigisha Bibiliya, ni iyihe gice ukunda, ni cyo gitabo ukunda muri Bibiliya? Igitabo nkunda ni Samsoni nako Samweli. Nagiye mubonaho ibintu byinshi, ariko cyane cyane icyo nkunda ni Daniel. Abizi bamujugunye mu cyobo cy'intare, akakomeza yubaha Imana, yinambaho. Imana niyo yaje gukora ibyayo kubw'imbaraga zayo, nuko Daniel yabanye nayo imukura muri rwa rwobo yari arimo rw'intare. Byanyigishije yuko nubwo naba mfite ubwenge bungana iki, nubwo naba ncaho abantu bose bankomera amashyi, nubwo naba mfite ubwiza bungana iki n'igikundiro kingana iki, mu gihe hari koteyini ifite muri njyewe y'Imana no kubana n'Imana nkayisenga, hari ibyo nzabasha kugeramo, hari ibyo nzagiramo bingoye, Imana ibashe kuhaba ku bwanjye kuko nanjye nayibaye hafi. Mu nkuru za Samweli rero hajya niho hari Samsoni. Nkuru za Samsoni. Yego. Uzi Samsoni b'ikintu namwiye? Samsoni yari umugabo w'imbaraga cyane, nta mugabo ari kumukubita, nta muntu ari kumunesha. Ariko haje umuntu abajya bavuga ngo umugore ni umunyantege nke. Haje umuntu witwa Delila ntabwo yari igihangange, Delila nta mbaraga nyinshi yari afite pe, ntiyari no gukoza urwara kuri Samsoni, ariko yaje kumugwisha. Kandi Samsoni yari umunyembaraga abantu bose bemera, ariko aza kumugwisha, birangira Samsoni bamufashe bamunoboramo n'amaso. Ikintu cyanyigishije, byanyigishije ko imbaraga zose naba mfite, ubushobozi bwose naba mfite, uwo naba ndiwe wese naho naba nkomeye bingana iki, ntabaye maso, ntacunze icyo mfite, ntacunze iki wenda Imana yampaye muri njye, ntacunze uwo ndiwe, hashobora kuza akantu gatoya ntari niteze ko kakandimbura. Burya reka nkubaze, ubundi reba ikamyo ukuntu ibingana, ariko uzareba ikamyo bagiye kuyitega,
kugira sinzi impamvu bateganya ikamyo mbari kugira ngo idasubira inyuma yo kugita muvinga ntago mbizi ako uzarebe ntago kiba ari kinini harwo bajya kuzana urutare ngo bayitegeshe akabuye kanga n'urwara rero bintu nge nakunze kubyitegereza nkabona hano hari ikimodoka kinini bayiteza ko nkabona nawe akabuye gatafari kangana gutya kandi nibiro urebe nibiri ifite sira modoka ntiyakandagira ikayita igenda ariko bayitegesha akantu gato nshaka kubwira n'uyu munsi abantu bose bitwa umuntu wese yitwa ko afite titiri ikomeye umuntu wese yitwa ko akomeye ariko ukabureba bandi bari hasi yawe ukabona ni nkandagira bitabo ukabona abantu bose bari hasi yawe sibyo ukabona abantu bari hasi yawe ni nkandagira bitabo ukabona abantu bari hasi yawe nta kamaro bafite ukabasuzugura nagira ngo nkubwire ngo ntago ubuze icyakurimbura wowe urakomeye cyane ariko burya icyakurimbura ntago ari igikomeye ni akantu gatoya koroheje cyane kuko burya iriya kamyo ntago yakirata kuri rirabuye iriteze kuko rirabuye riteze iriya modoka wenda ishobora nko kumuvinga ikagenda ishobora kugenda ikagonga ikangirika niyo mpamvu ririya buye n'iriya modoka bikwiye kuzuzanya iriya modoka nubwo ari nini cyane ihenze mukwiye kubaha rirabuye kuko irarifashe nyine wifashije guhagarara uravuze ngo uvuze ku kintu cy'Imano itanibaza undi Charlene ndahwa mu mashene kuko mwumva ifite bihurira Charlene ubundi we Imano wibumvamo ufite wumva ari yihe nge rero impano nge niyumvamo mfite niba ari impano yo guhugura umuntu reka burya nge ushaka kuza ukanyigisha ushaka kuguha sare y'abantu benshi ngo ubigishe ariko bikarangira wenda nta n'abantu bangaho ukomvetse sibyo kuko si impano yawe kwigisha guhugura si impano yawe ariko nyashaka kuza bitewe n'uko ari impano Imana yampaye abantu nkababwira nawe nababwira ibintu byinshi ariko ugasanga baranyumvishe cyane iyo mpano nyimvamo yo guhugura nyako njya nibonamo n'impano yo kuririmba ariko simbikunda umva urimo kumbwira ngo ufite impano nyinshi wambwiye ko no kuririmba ugiye yumvamo umuhanzo uyumvamo cyane nindi nyine ngiye muri gospel nakubwiye nkunda Aline Gahongayire na Israel Mbonyi uvuga cyane ntabwo nkunda kuba Aline Gahongayire na Israel Mbonyi mu bandi basanzwe atari muri gospel se indirimbo zabo umuhanzi ukunda kwa umuhanzi nkunda ni Soshomura ni Soshomura wavuze Soshomura agenda arisakarasira nawe nakahise nkunda indirimbo ze pe ewe uzi umuntu nibagiwe niyo Bosco nabo pe nabo ririmbiro akaririmbo k'umuhanzi usanzwe wo gati cyo cyane twumve y'Imana wavugaga twumve ko natwe tuzara comment ntabwo ngiye nabasha gusubiramo indirimbo kigangiye nkuririmbiye ya akanjye mimbya kakanye indirimbo ririmba ngendaga wabanze wavuze basi yaba Aline Gahongayire yaba ubo wavuze benshi indirimbo gatoya wakunda umuntu umenya indirimbo ye ndazumva nuko nta gace na kamwe njya mfata mu mutwe ako reka nkuririmbira kanjye mpambya kakanya karimo message kundo rwawe oya nkunda kuzumva ndazikuye muri phone zazuzuye ako kuyisifata wakundira iki abahanzi barankumvika baririmba ibintu nkumva biranyubatse nk'indirimbo niyo Bosco aherutse gusohoreje ubundi ni indirimbo nziza ubutsinzi si indirimbo nziza twese tuzi ubutsinzi ubwo na gato ukamo ubutsinzi nakawe ashana na kamwe pe nakubwira amagambo ugiye kundimbiye wanditse we oya ntabwo nyanditse kanye kwandikira kakanye kuririmba okay ngaho ririmba twumve ko iyo Mana ihari okay ndarimba ibyo mu buzima busanzwe ntabwo ari muri gospel oya jya mbere nta kibazo cyangwa uramfasha oya uramfasha ndi umunyamakuru njye ntabwo mfite impano yo kuririmba ari ndi mfite okay ni indirimbo nakaririmbo gatoya ariko ndi kukubwira nti ntuzigere ucika intege ibyo wanyuramo byose ntuzigere uririmba kuri stage bagirambira abantu baraguha indirimbo ukajya kuyisobanura none se reka mbanze nyine nkubwire se biba ari ngombwa ntabwo bandambira ari umuhanzi ukunda umeze uko nguko imuhaye indirimbo amara nk'imoto uye ntaga nisumvuza iminota 30 iyo minota ni 30 yego ngaho uririmba tubuze kwiyumva we turumva aririmba ubutsinzi mfite uyu munsi n'imbaraga z'ejo nabonye byose nabikuye mu butsinzi nahawe nawe wambereye nk'iriba
uramvomerera waranyuhiye nabashije gukura nabaye nk'igiti gitoshe amashami yari yarahungutse yari yarumagaye imbaraga zawe narazibonye mwami urakomeye nubwo nagera mu matage n'amataba ndabizi kuzahora uhari nacitse intege numva ndihebye ntiwigeze unsiga warankomeje nizeye ko n'ahandi uzabasha kuhageza warambwiye uti naho wagera hakomeye uzarwana ukomeza uhaguruke bizarangira ubigezeho ubu utsinze ufite uyu munsi n'umurava wawe ntuzacike intege naho byaba bikomeye bite izuba rizongera rikurasire n'ukwezi kuzaba guhari ako ngako wow bakumera amashyi nuko yihe ndabona ariko dukwiye kuza kukumera amashyi hasi mushona mu mushimire kabisa ufite impano ngenda byumvishe nandi aza kuza kutubwira iyo ndirimbo niwe wayanditse niyo wakuye aka kanya siko nkubwiye ngiye kuguhimbira sure cyane rwose ngiye uzantungura igihe cyose ngiye ngundirimbira ongera umwimbira kandi numve haza numve ko ari byo niho kwimbya aka kanya nubwo wayikora igitero kimwe mimbira kandi gato naho igiti wagitema kizongera gishibuke icy'ingenzi ni imizi yacyo uzakivomerere uko niko nawe umeze nibagutema nibakubwira byinshi ntuzacike intege uzakomeza urwane ni wowe uzi icyo ushaka wow imana kabisa uzi ko ushobora kwandikira indirimbo nese ujya wandika indirimbo ukandikira abantu nandika indirimbo api nese ubu nubitangiye ukabikora ikibazo ntago mbizi rwose niba nzabikora nta simbiteganya tugana ku musozo kuri wowe ikintu cy'ukuri ni iki ikintu cy'ukuri rero ni igihe mba nizeye yuko ikintu nakoze impinduka ni ikintu mba ngiye gukora noneho nkaba nizeye yuko kiri bumbyarire ikintu cy'umumaro atari ibintu ndi gushidikanyaho ni ibintu mba nzi yuko biri bube niba wenda mvuze nti wenda umunsi ngiye gutanga ikiganiro kuri topic runaka navuga nti abantu feedback ndi bwakire cyangwa se intuze ndi bwakire ubutumwa ndi bwakire buraza kuba ari ubutumwa nka 50 kandi abenshi buri buze kubahindura kigiye ni ikintu kibara ukuri kuri njyewe nayo kinyoma kuri njye ikinyoma kuri njye ni igihe naba natangiye kumva ko nkomeye kurusha abandi ikinyoma kuri njye ni igihe naba numva yuko ndenza abandi ibitekerezo byanjye ibyo byiza kurusha iby'abandi nkomeye kurusha abandi ndi mwiza kurusha abandi mu gihe abandi bose ntangiye kubona ko bari hasi yanjye ntahuye nabo ntangiye nyine kubiryaho icyo gihe naba natangiye kwibeshya cyane ushize narakubona kubaza ngo ni ikihe kintu cyiza wiyiziho warakivuze ari ndagira ngo duhindure ikibazo ni ikihe kintu kibi wiyiziho kibi niyiziho subwo ni igiki ikintu kibi niyiziho hano tubwize ukuri ikintu niyiziho kibi wenda ni ukurakara ni nk'umujinya wenda ariko nabwo kugira umujinya wanjye uzawubone nyine ni igihe biba bivuga ngo wandakaje birenze urugero icyo nicyo kibi niyiziho ku bundi nacyo ntabwo gipfa kugaragara rwose ni ikihe kintu abantu bakuziho ukunda kumva bakubwira ikintu nkunda kumva abantu bambwira ndakumva abantu bambwira yuko ngo nzi ubwenge ngo ndi mwiza ko simbizi nimba ari byo ntabwo byo mbizi kuko imyaka babimbwiye sindabyemera n'umunsi wari none wisanishije ibyo bavuga n'ibyo wibonaho ubona ukuri ari ukuye nta kuri mbona njye ntabwo njya mbibona ndetse njye umuntu arambwira ngo ni mwiza nakira mu kirahure abone ntibimacinga na gato ubwenge se ubwenge bwo nuko ntabwo mbizi ko mbona nyine ndi mu kigero mbona ntari umuswa ariko narebe mbona ntari umunyabwenge nk'uko ikihe kibise wumva abantu bakuvugaho nanone
kintu namvugaho bavuga ko nirata kandi njye sinirata ari igihe umuntu aguhamagara udahari igihe umuntu akwandikiye message udafite umwanya wo kumusubiza ari igihe umuntu agusaba serivisi utayifite ukamuhakanira bitewe n'uburyo umuhakaniyemo hari igihe umuntu akubwira ibintu ukumva mu bitekerezo byawe ukumva ibintu akubwiye ni ubugoryi ntabwo ukeneye kubyumva ni ibintu bitubaka rero wamubwirije hari igihe umuntu umubwira ijambo wenda ririmo ubwenge akumva ko ari igitutsi umuntu akavuga ngo urirata ababivuga rwose birabareba ariko njye nta kanyama ko kwirata niyiziho yitwa Charlene turamushimiye cyane ku kiganiro cyiza aduhaye twavanga Imana imuhe umugisha turimo tuganira twibaza ngo ese urubyiruko rukishijwe ruzanuze impinduka muri sosiyete impinduka cyangwa n'urubyiruko rukishijwe ndagira ngo nugire ubutumwa utanga ku giti cyawe nta kibazo mubashije cyo ushaka kubwira abadukurikiye isi wicaye imbere y'isi muri rusange yego ikintu nababwira abantu badukurikiye muri aka kanya cyangwa uretse ku cyo babwira wumva uzaba iki yewe uzi ndumva ndashaka kuzaba umuntu ukorera rubanda apana mvuze gukorera rubanda utumva ngo kujya kubamesera imyenda ngo no kubakorera iki no kubakorera ibiki apana ntago ari ibyo ngibyo cyangwa kujya kubacanira imbaba no kubavomera gukorera rubanda mba numva nshaka ko nzaba nk'umuntu uvugira abandi nimba wenda ngize nk'amafaranga mfite nk'amafaranga mfite ubushobozi mfite nk'ijambo babandi batabasha kwigerera kure ngo bivugire mba numva abo nabavugira nyiremba numva nshaka kuzafasha abantu bari hasi batishoboye nuko ndashaka kuziga amategeko mama Charlene ababyumva kiganiro bisa ko azagikurikira umwana agomba kwiga amategeko hari usanga ababyeyi babangamira abana ati oya ntago mama yabikora nawe arabizi ntago yabikora Imana yabikuvuzeho hari ikintu Imana igeze bivugaho ntago mbikubwiye ibyo byo ariko hari Imana utavuze kandi njya numva bakunda kuvuga hari ukuntu ugira urota ibintu njye ndota ujya ugira iyereka ukuntu niko baba yakubwiye oya nigeze mbona ibiganiro agenda akora avuga ati yego nta bintu ujya uhanura oya ntago mpanura sinanerekwa wagira ngo udahanura bano bantu ntabwo ushaka kubahanura ntago ni uko isi impanura cyangwa ntabwo ubiza ariko ndarota wenda Samuel yagize muri Bibiliya Samuel yagize ku Imana yaramugendereye no kwa ko byo twajya kubaza Eli ati numfishe umamagara kandi ari Imana asa nawe ufite impano njyewe uzi ikintu buriya mbona Imana yampagurukirije cyangwa se Imana ikintu izankoresha Imana izankoresha nk'uko nabikubwiye ndabizi wenda mbona Imana izankoresha kugira ngo mbere nk'urumuri mbere urumuri rw'icyizere urumuri rw'ibyishimo n'amahoro nicyo urimo gukora ngo wowe uzabigereho babandi batishoboye ikintu ndi gukora nabitangiye uyu munsi nese iyi interview ngo haye byose nabitangiye byo mvugiye Imana sinabitangiye ujye ubona se ni ibintu byinshi ujye ubona feedback wenda nyinshi wenda hari umuntu wambwiye sha byanteye emotion ndarira disi yanjye ngo Charlene uri role model wanjye nuko ni ngufatiraho icyitegererezo haraka nyine na postinze kuri Instagram bazayisore Instagram njye ni @Charlene Rwanda ndi kuvuga nyine nti nta muntu niba udateze guhaguruka ngo urwanire ubuzima bwawe nta muntu hari n'umwe uzaza kuba kurwanira niba ushaka wenda nk'ibirayi sibyo birunze aho ngaho mu mufuka nutajya gukoramo bandi bari kubirwanira ninde se uzajya gukoramo gaza gushyirire mu mufuka niho ukwiye gukoramo kige umurambwe shawiriro rumodo wanjye numva biranshimisha cyane kuba hari umuntu mfatiraho icyitegererezo Charlene byaranshi n'abandi benshi ngenda mbona mbeti utangaje ushaka utifite icyizere nta muntu kuri iyi sibanza ugira icyizere nkanjyewe ndizera cyane kigutera kwizera ikintu kintera kwizera iyo ndebye uwo nari ndiwe ejo hashize n'uwo ndi uyu munsi ko abantu bamfataga ejo hashize nuko uyu munsi bamfata feedback abama izo bampaga n'izo bampa uyu munsi mbona harimo itandukaniro rikomeye Imana izabigufashe kandi tuzatugusengera gusenga ni ibya mbere amasengesho ikora nda yo kwiriza menshi iminsi ngahe 3 ubwo urimo gusengera ufashe 3 urimo gusengera iki kubisetse mba ni gusengera iki wenda wavuze ngiye nkunda gusenga ndi gusengera igihugu cyanjye nkunda gusenga ndi gusaba Imana ugisengera iki usaba iki ugisabira iki igihugu cyenda shaka ko gitera imbere kurusha ubu ngubu ngiye mba numva igihugu cyanjye kankubwira akantu kamwe nta kibagirwa sibyo reka nkubwire umuntu Perezida Paul Kagame nakagira umuntu umbwira byinshi nimba muvugaho cyane ndamuvuga
sibyo wigeze kunyandikira mbwiye ngo njye ngabanya ubugambo ngo kwirirwa mvuga kuri Paul Kagame nimba bimubabaje ntakareba ibiganiro byanjye cyasa ajye yambara kuteri kugira ngo atabyumva sibyo niba muvuga niba nta cyamamariye njye hari icyamariye sibyo njye hari ibintu byinshi mwigiraho urumva noneho reba Paul Kagame sibyo reka mbwire uretse no kuba bavuga ngo ni president ni umuntu genius umuntu umunyabwenge cyane subwo reba umuntu wakuye igihugu ahantu cyari kiri mu icuraburindi rimeze gutya akaba kigejeje ahangaho uyu munsi abantu bakava mu mahanga bakaza mu Rwanda ngo baje kwiga iterambere u Rwanda rugezeho sibyo urumva ni ikintu ni iterambere rikomeye cyane urumva president wacu Kagame koze ibintu byinshi byiza n'umusaza ukeye mwiza kandi uzi no kureberera igihugu cye n'abagituye ikindi kandi Uri na Jeannette Kagame bose bareba sibyo n'umuryango rero nka kutuyobora nkatwe nk'urubyiruko sibyo niba duhora mu mayoga koko tunywa inzoga urumogi sibyo ngaho umva umuyobozi utuyoboye uko ameze urebe n'abayoboye ukuntu tumeze niba ayoboye abantu b'abagabo bari mu kigero kimwe hari n'abamuruta sibyo hari abamuruta hari abari hasi ye hari n'abo bangana aba bagakwiye gufatikanya nawe aba bagakwiye guhuza imbaraga nawe kugira ngo u Rwanda turukure hano ruri turugeza ahandi nibo birwa mu kabari bataha bakubita abagore bataha bakubita abana ni ba bagabo b'inzanga birwa basambanya abana b'abakobwa babyaye bana bera ba sogokuru sibyo ni wa mugore ubona umugabo amutaye agahita ava mu rugo akahita agenda abana bagasigara aho ngaho bakajya mu mihanda bikabituma n'ababakobwa bamwe bajya kwishashora wenda mu bagabo sibyo ngaho mva baba ngiye mbonye president wacu kunameze nyine nkareba nibyo bindi byose nkubwiye abo bana yoboye uko kuntu tumeze kandi natwe twagakwiye kuba turi abantu basobanutse ndashaka ko tuba abantu basobanutse nka nyakubahwa president Paul Kagame nubwo tutagira ubwenge nk'ubwe ngo tugere nkahe ariko basi tumugwe mu ntege sibyo noneho bizatuma igihugu cyacu kibasha kuzamuka kugera kure kuko niba igihugu cyacu cy'u Rwanda sibyo kiracyari mu bihugu biri mu nzira y'iterambere hari ibindi bihugu byabaye successful byavuye mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere byateye imbere natwe igihugu cyacu rero bitewe na nyakubahwa president Paul Kagame dufite ubwenge bungana kuriya ari umuyobozi usobanutse kuriya dukwiye kuba turi mu bihugu natwe byateye imbere yego turagushimiye cyane tugana ku musozo ubutumwa ugiye gutanga muri rusange ariko iyo uvuga ibintu urimo kuvuga ibingibi uko bivuga muhita agira amatsiko y'ejo hazaza wumva ye nujya gushaka uzashaka umugabo umeze uti kugira ngo ugere ku nzozi zawe nicyo uzagenderaho ikintu nzagenderaho kuba ari umugabo wuba uzi gukorera sosiyete arimo nawe kandi azi gukora sibyo atari ukuza kumbwe ukishaka kuza kumbwesha wenda gukunda nzakuba hafi nzagutetesha nzaguhoza amarira ibyo birakwiye ndabishaka none se ayo marira ni keya ndabyumva sibyo ariko se abana bazavuka ibyo nabyo uzabibaho urwo rukundo bararukeneye ariko ntabwo urwo rukundo uzarushyira mu isafuriya ngo barurye sibyo ntabwo urwo rukundo mama akunda kwigisha avuga keya cyane ngo ntabwo abantu batanga keya ngo bahugira kujya gukora ngo bagashakisha ngo ibyo byose nyine biragenda ushobora kuba umugabo nyine sinjye simvuze ubundi kugira amafaranga menshi pe ariko kuba uzi gukora uzi gukorera nyine abawe uzi gukora igihugu cyawe n'abantu bawe ubwo mugabo ariko unanyubaha unyubaha unkunda utantera stress rwose kuko ushobora igihe ubona umuntu ukabona umuntu muri gukundana uyu munsi ukabona nimubana stress zizakwica rwose ugenda uzubare ujye ugenda ubari inyenyeri mu kirere n'iki cyagutera stress umaze gushaka ubona cyagutera stress uvuga ati ikintu Imana izakindinde ni umugabo nzanaho umushiha kuza ushaka gutaha ugasanga utuntu tumwe ntitwakozwe neza cyangwa ushaka gutaha ufite stress z'akazi kaza uzintura nayo kugusoza nkabona wakunje umunya nimba ari stress z'akazi nyine wakwiye mu kazi buzibagiwe uze wenda ngiye nko inshingano zanjye ariko kuza ntera stress no kutanyurwa pe byo nabyo byambangamira cyane. Arakoze cyane yitwa Charlene muramuzi cyane kuri channel ya Mama Charlene official ku muguroze nyine ku myaka ye bagage Imana imuhaye n'umujene abajene n'abantu bagira ubwenge bwinshi asigaye turagushimiye gira ubutumwa utanga mu masegonda make. Amasegonda make nasaba amadini yose ari mu gihugu cy'u Rwanda muri aka kanya
reka dushyire imbaraga zacu hamwe aho kuzimarira kwirirwa ukritika ku idini imisengere yaryo imyambarire yaryo ke dushyire imbaraga hamwe twubaka igihugu kuko tugihuriyemo turi abantu bamwe sibyo ikindi kandi navuga ku rubyiruko niba utazi yujya niba utazi yuva wa muntu we wa mukobwa we wa muhungu we ntabwo uzigera umenya iyo uri kugana ikindi kandi wa mubyeyi we niba aba bana bawe uyu munsi uri kubabera nk'aho udahari bagufata nk'aho udahari bagufata nk'aho wapfuye kandi bajye bavuga burya ngo urukwavu rukuze ngo rwonka abana barwo abo bana urimo uratesa abo bana urimo uririza imihanda uzonka abandi uziyonka se uzaba usigaranye uzaba umeze nk'agati k'inkokore kuko ntabwo uzabona uwo wonka sibyo uwo mwana amufate neza kugira ngo niba bavuga ko urukwavu rukuze rwo nk'abana barwo ejo uzabone icyo wonka ikindi kandi ndakomeje gushimira nyine abayobozi bacu kutuba hafi kutureberera saba n'abantu nyine dukomeze tube mu murongo mwiza ikindi kintu ntakibagirwa abantu bajya bambwira ngo sinjya mvuga imana imana ndayivuga ndetse ubona mubona koko nsa nk'umuntu udasenga ndasenga kandi nkunda imana ikindi kandi ndanayitinya imana sibyo ndabashimira mwese abagiye bamfasha aho ngeze wenda harimo n'ubufasha bw'abantu n'imbaraga zabo kuko nta muntu wimenya nta n'umuntu wakigezaho yabageze aha ndabashimiye mwese mwarakoze arakoze cyane Charlene Imana imuhe umugisha kandi ni byiza ko tuzamura impano z'abakiri bato umwana w'uyu nguyu ufite impano yo kuvugira mu ruhame ufite inzozi ufite iyerekwa mube hafi mumugire inama kandi munamufashe kuko ibyo akeneye gukora kugira aho bikeneye ubushobozi nimero ye hano urayibona cyangwa yibaza mama we mama Charlene kuri official urayibona ukaba mwaganuka mu bitekerezo afite inzu zo gufasha abantu gukora ibikorwa bikomeye turagushimiye cyane nakoze namwe wongera amasengesho bizakunde utawe uzambwire ko ari 5 atari 2 cyangwa 3 mwakoze cyane mukore subscribe mukore like mukore share muramugize neza cyane comment zanyu turazakira badushima muri beza n'abatugana namwe mwese Imana ibahe umugisha murakoze cyane mugire ibihe byiza